abanyacyubahiro mwese muri hano, inshuti bavandimwe, abanyamuryango ba GRG n'abandi mwese mwitabiriye uyu mugoroba wo kwibuka by'umwihariko imiryango yazimye, kugira ngo bashimire kandi mbwire ngo mwakoze kandi mukomere. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi inshingano zacu twese nk'abanyarwanda tukiriho, ndetse n'inshingano z'ikiremwa muntu, kuko Jenoside ari icyaha gikorerwa inyokomuntu. Tumaze imyaka 22 twibuka nk'igihugu, tukibuka ariko tuniyubaka nk'uko tuzajya bigarukwaho, tukibuka kugira ngo dusubize agaciro n'icyubahiro Abatutsi bakambuwe igihe bavutswaga kubaho, bakamburwa ubuzima nta cyaha bakoze. By'umwihariko ndagira ngo kuri uyu mugoroba ijambo ryanjye mbanze nshimire by'umwihariko imiryango y'abacitse ku icumu mu nzego zitandukanye, aho ibikorwa byo kwibuka babigize ibyabo, kandi uko umwaka utashye ubona koko bibuka bagaragaza ko biyubatse kandi bafite icyizere cyo kubaho, ndetse bakagira n'umuhigo wo kuzusa cyangwa wo kusa ikivi cy'ababo cy'abacu tutakiri kumwe. By'umwihariko uyu mugoroba ndagira ngo nshimire mbikuye ku mutima umuryango GRG. GRG na ARG ni imiryango igizwe n'urubyiruko rwagize ibyago byo kuvuka mu bihe bibi u Rwanda rwanyuzemo, cyangwa se n'abavutse mbere yaho bagiye iteka bahura n'amakuba n'akaga, nk'ibyo muhanzi Mibiri zigeze kutubwira byamuteye guhanga indirimbo imwe igaragaza bamwe mu rubyiruko dufite cyangwa abakuze uyu munsi ibihe banyuzemo. Ibyo ariko ntibyabaciye intege, kuba bararokotse babihaye agaciro, baha agaciro ubuzima, baharanira kubaho no kwiyubaka. Umwaka ushize n'uyu mwaka njye mbibonamo umwihariko udasanzwe, kubera ko uru rubyiruko ruri muri ARG na GRG bateye indi ntambwe ikomeye, uretse kwiyubaka, uretse gukomera, uretse gufatanya mu bikorwa byo kwibuka, bageze naho bavuga ngo reka natwe tugaragarize igihugu cyatureze, tugaragarize abaturokoye, tugaragariza ababyeyi batureze ko tumaze kugera mu kigero cyaho natwe dushobora gutanga umusanzu wo kongera kubaka iki gihugu, wo gushimira abatugiriye neza, birumvikana hagatangwa n'ubutumwa bwo kunenga no kugaya ibigwari byasenye iki gihugu, byishe abanyarwanda b'inzirakarengane. Kuba uyu mugoroba duhuye kugira ngo twibuke by'umwihariko imiryango yazimye ni igikorwa gikomeye. Iyo miryango yazimye tutayibutse yazibagirana. Nakunze cyane ubutumwa butangwa muri iki gihe buvuga ngo ntimukazime twararokotse, kuko iyo miryango nubwo atari abavandimwe baba bugufi cyane, ariko ni abavandimwe, ni ababyeyi, ni abaturanyi, ni inshuti dufitanye igihango, twagiranye ibihe byiza igihe bari bakiriho, tukaba rero tudashobora gutatira icyo gihango ngo dutume bibagirana. Iki gikorwa kiranajyana by'umwihariko na gahunda yo gukomeza kurwana urugamba
bwo guhangana n'abapfobya agoreka cyangwa bashaka gusibanganya ibimenyetso by'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko gituma na ryajwi yagomba kuzimira, yagomba kwibagirana bitibagirana. Kuri iyi nshuro ya 22 insanganyamatsiko yo kwibuka yatoranijwe niyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo yayo. Iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye kimwe n'ibindi bikorwa byo kwibuka muri rusange bibera hirya no hino ni uburyo bumwe bwo gutanga ubutumwa kubirengagiza nkana amateka yacu, kubashaka kuyagoreka n'abashaka kugira ngo ibyabaye bizongere. Mu gihe cyo kwibuka hatangwa ubuhamya, hatangwa ibiganiro, hagatangwa n'ubutumwa bugaruka iteka ku mateka yaranze iki gihugu ndetse n'uruhare rw'abantu ku giti cyabo, imiryango n'ibihugu byagize kugira ngo u Rwanda rugere mu icuraburindi ryagezemo. Kwibuka imiryango yazimye rero ni igikorwa cyiza, igikorwa gikomeye cyo gushimwa no gushimira uwo ari we wese wagitekereje cyangwa ukigiramo uruhare, akabyitangira akumva koko iryajwi ry'utagifite uwe rigomba gukomeza kumvikana. Iyo umvise ubutumwa butangwa n'urubyiruko, naragira ngo ngire ibyo mvuga bike bihuye n'ikiganiro twagize, nanashimira rwose abatoranije iyo nsanganyamatsiko yaba ari kugaragaza umugambi wo kurimbura abatutsi ndetse n'ikiganiro mu kanya tugejejweho cy'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka u Rwanda rutazima. Jenoside ntabwo ari impanuka. Mu minsi yashize twagize ibibazo, imvura iragwa, ibiza bitwara ubuzima bw'abantu hirya no hino mu turere. Ushobora no gusanga hari imiryango yazimye kubera ko isuri yaje ikamanura umusozi ukagwira inzu barimo bagapfa. Uwo muryango urazimye ariko ntabwo wazize jenoside, ntabwo wazize urwango, ntiwazize amacakubiri, ntiwazize ubutegetsi bubi, ntiwazize uko wavutse. Nubwo ababuze ababo muri ibyo biza cyangwa indi mpanuka yaba bababaye, ariko bagira umwanya wo kurira, bakagira umwanya wo gutabarwa, bagashingura ababo mu cyubahiro kibakwiriye, bagira igihe cy'icyunamo bakanagisoza bagakurikiriye bagakomeza ubuzima busanzwe. Umwihariko rero wa jenoside iteka tugarukaho udakwiye kujya witiranwa n'ibindi, rimwe na rimwe bikomeza guhemberwa n'abagifite muri bo wa muzi w'ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri. Dukwiye iteka kujya tubisesengura tukabisobanura, ariko tukanibuka ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'abanyarwanda, ihagarikwa n'abanyarwanda b'intwari. Igihugu kiva mu icuraburindi gitangira urugamba rwo kwiyubaka. Uyu munsi twese duhamagarirwa kugiramo uruhare. Akaba ariyo mpamvu imbaraga, ubushobozi, ubushake n'ibindi byiza tumaze kugira mu gihugu dukwiye kubyubakiraho kugira ngo abo bagishaka gusubiza inyuma igihugu cyacu dushobore guhangana nabo. Muri iyi minsi 100 yo kwibuka by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu turere aho tujya, twumva ubuhamya butandukanye butangwa n'abarokotse. Ushize nagiye mu karere ka Ruhango, Intongwe,
harawugera ukibaza niba koko ibintu bivugwa byabaye byarakozwe n'umuntu ufite ubumuntu muri we. Kumugereranya n'inyamaswa nabyo si byo, kuko nta nyamaswa irindi bihuje. Ugasanga abanyarwanda twageze habi kwiyambura umuntu n'ubunyamaswa ntitwabuhitamo. Imibare yagaragajwe y'imiryango yazimwe hirya no hino mu turere 14 twamaze kugezwaho, irushaho gusobanura ubukana n'ubugome ndangakamere Jenoside yakoranywe. Muri ya filime mbarankuru batweretse igana ku musozo, numvise ubuhamya cyangwa ubutumwa bwatanzwe n'umubyeyi wakize urupfu ubugera 2 cyangwa 3, aho bendaga ngo kumubaga kugira ngo bakuremo inzoka imurimo. Umunyarwanda wageze ubwo yumva ko kwica umututsi wavutse uri ku isi bidahagije, agashaka no kuvanamo n'urubuto rukiri mu nda. Hirya no hino mu gihugu bigakorerwa mu buryo bumwe, mu gihe gito tugatakaza miliyoni irenga y'abanyarwanda. Nacyo gisobanura ko umugambi wa Jenoside n'ingengabitekerezo yawo kuba bari bawifite, kuba batarawushoje, ntabwo ari impuhwe bagiriye abagomba kwicwa. Umugambi wabo wakomwe mu nkokora, baracyagerageza bakoresheje uburyo butandukanye. Ariko icyo twakwishimira nuko uyu mugoroba uko witabiriwe ubutumwa bwatanzwe n'ibyo twumva hirya no hino, imbaraga zibatsinda izabatsinze aho kugabanuka zigenda ziyongera. Kwibukira imiryango yazimye rero nabyo ntibitubera umwanya nk'abanyarwanda, nk'abacitse ku icumu, nk'urubyiruko, wo kumva ko abakiriho hari impamvu, hari n'umugambi tugomba gusohoza. Umugambi tugomba gusohoza wo kubaka igihugu gifite amahoro, kizira urwango, giha uburenganzira bungana abakivuka, tugaharanira twese kubaho kandi neza, ntazagire wongera kuzira uko yavutse, uko Imana yamuremye kandi atarabigizemo uruhare. Birumvikana ko ingaruka za Jenoside zidashobora kuba zarangiye mu myaka 22 gusa, nubwo hari urugendo rumaze gukorwa. Haracyari ukuri kutaramenyekana, haracyari imibiri itarashyingurwa mu cyubahiro, haracyari ubushakashatsi bukeneye gukorwa. Amashima n'igikorwa kimaze gukorwa mu mwanya cyo kuragiza imiryango imwe n'imwe yazimye abakiriho uyu munsi. Ngira ngo nsabe abo twagiranye amahirwe n'umugisha yo kugira imiryango duhabwa kuyakira no kuyigira iyacu, kuko n'ubundi ni abacu. Ikindi ni uko nk'uko uhagarariye Gerge yabivuze, haracyari uturere twinshi tutarakorwamo ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane koko iyi miryango yazimye. Barabitangiye, ni byiza, dukwiye twese gufatanya na Gerge kugira ngo icyo gikorwa kigere no mu tundi turere hirya no hino aho tutaragera, yaba ari inzego za leta zitandukanye ariko n'abanyarwanda muri rusange, kuko iyo miryango yazimye yari ituye ku misozi hirya no hino aho dutuye. Dukwiye gufasha kugira ngo ayo makuru amenyekane. Gana ku musozo, ndagira ngo
nongere nshimire mwe mwese mwitabiriye uyu mugoroba wo gutaramira abacu. Duhamye neza ko tukiri kumwe nubwo tutarabarebesha amaso, ariko ubutumwa dutanga, ubutumwa tubaha, twizera neza ko bubageraho. Kwibuka ndetse no kwibuka muri rusange abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bikwiye kuba umwanya w'amarira n'agahinda, kandi nshimire rwose nk'uko byavuzwe ko kwibuka bitakiri ikibazo kiremereye cyane, by'umwihariko abarokotse Jenoside, kuko mu kwibuka bibuka n'ibihe byiza bagiranye n'abatakiriho uyu munsi, aho kuzirikana gusa ibihe bya nyuma bagize, ibihe by'umubabaro n'ishavu ndetse n'agahinda bajyanye. Ariko uyu munsi aho bari bakaba banezezwa nuko hari igihugu kiri mu giti cyangwa ibiti bifite amashami, bifite imizi ishoye kure mu butaka bwiza bwera, kandi ikirere kikaba kirimo imvura n'izuba bihagije kugira ngo cya giti kizabyare imbuto nziza. Ibyo ni ubuyobozi bwiza dufite, ni umutekano, ni umubano mwiza dufitanye n'ibindi bihugu, umubano mwiza tugomba kugira n'abaturanyi, ni uburenganzira ku Banyarwanda bose nta vangura iryo ari ryo ryose, ni urugamba rwo gushaka gutera imbere nk'igihugu, kwigira no kwiha agaciro, tutazigera tutezukaho nk'uko twabyiyemeje, ndetse tudahwema gukangurirwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuyobozi utubereye ku isonga kandi ibigwi bye ndetse n'Abanyarwanda n'amahanga akaba adahwema bishima. Dukwiye rero kudatezuka, kandi ikimaze kugaragara nuko nta kure habi hashoboka tutageze, ariko nta na kure heza habaho tutazagera. Tugomba kwihuta cyane. Abasore n'inkumi mukiri mu cyiciro cy'urubyiruko bumvise neza ubutumwa twahawe, ko nubwo hari ibyo dukora, hari ubushake dufite, ariko hari aho tutaragera. Reka rero dufatanye, ntituzagire icyo tugomwa iki gihugu, tuve muri cya cyiciro kibaza iki gihugu kitumariye, ahubwo duhora iteka tuzirikana icyo tumariye iki gihugu, icyo twamarira u Rwanda, kugira ngo rusheho kuba rwiza. Murakoze, mukomeze mugire umugoroba mwiza, kandi imiryango yazimye twibutse uyu mugoroba, ntituzemere ko izima twararokotse. Murakoze.